reka mbabwire ko umugabo mwakunze cyane kandi uzwi hano mu Rwanda ndetse no muri Afurika ndetse Tanzania ndetse na Uganda, akaba yasinye kontara kinyamakuru bita Ngurugunzu TV, akaba agiye kujya anyuzaho ibiganiro bye. Ubu reka tubabwire umwe mu magambo ye akunda kwivugira cyangwa se amazina ye mu munsi yo bamwita super manager. We akaba yigaragaje kandi akaba agiye kujya agaragara kuri Ngurugunzu TV, mukaba muzajya muba muri kumwe n'umuhungu wanyu MC Gasafuriya, akajerekani gasuperi cyangwa se gafusheti cyangwa se kimamiyo. We akazajya bari kumwe n'umugabo mwakunze cyane bamwita ewana super manager se papier jeunique. Ibyo byose we ni amazina yiyise kubera ko arababwira ati njyewe ifungo ndarifite kandi ni njye wazanye YouTube bwa mbere mu Rwanda, nta muntu n'umwe wamurya. Bamwita super hero, super manager, byose Africa isinzi n'ibindi yita amazina menshi nk'ayishoka. Umugabo umwe rukumbe ku mubumbe ku butaka butagatifu muri Afurika mu Rwanda bamwita super manager, icyamamare nyacyo, umugabo w'umunyabigwi cyane, ngo niwe muntu wa mbere waguze imodoka ihenze hano mu Rwanda. Bamwita super manager kandi nawe umusitari wa mbere kabisa ngo ukize hano mu Rwanda, mubyange mubyemere. Ariko none muraza kujya mumubona kuri Ngurugunzu TV ari kumwe na Mr Kamanyora. We wamamaye nk'umusore uri murakora umunwa byataya yewe kabisa aba yagarutse ari barababwira ati mwebwe muzamukumbura. Yewe kabisa ari abagabo benshi baba baragiye bakora imizigo kabisa. Jay Polly wakakubwira ngo mani ngo kuburiho nicyo gishoro, ngo tangira business ko numenye icyo abandi bakurushije, ngo uziga ishuri ngurusha na benshi, ngo ubukene ubutera ishoti witwe Kashimani. Ya fireman warangije arakubwira ngo ntugacike intege ngo sinzacika intege, ngo mu gihe nyiriho ngo nzakomeza nkore, ngo yende joni njyewe yewe bamwita fireman. Ya abagabo bagiye baba abahaga kabisa bagakora imizigo ewana, ngo muzadukumbura yo fireman riri ngabo. Ngo icyatumye aba umuhungu ngo nicyo cyatumye ava mu muhanzi. Ewana abagabo baba bararirimbye ewana. Medi warangije arababwira ngo namayobera, ngo iby'urukundo ngo namayobera. We yararebye aravuga ati mu Rwanda nta bakobwa beza baba se. Arangije aravuga ngo reka niyambukiye nigire hakurya mu bagafashe ewana. Ariko njyewe mpora nibaza abanyarwandakazi kuki mutarongorwa n'abasitari kubera iki? Ba misi ba buri mwaka sindumva barongoye, nuko se baba ari abana cyangwa se baragumirwa? Ntago mbizi, ibyo simbyitayo, bazanegereze. Ariko se bose nzabashaka, ntago byakunda. Banyita super hero cyangwa se Ngurugunzu siri ewana. Muri kumwe na wa muhungu wanyu nyine Tom Close warangije arababwira ngo mbwira yego. Arangije ahitamo umwana w'umunyarwandakazi amwibikaho kabisa. Iyo niyo hit ya mbere yo mu Rwanda muri Primus Guma Guma ewana. Rider Zone nawe aravuga ati ntabwo nzatatira igihango, mutoto wa Rwanda. Jay Polly nawe ahita bibikaho babiri batoto ba Rwanda. Ariko se mwagiye mukora amabara kabisa abasore banyu murayoboye. Ariko hari undi mugabo wenyine nanone kabisa, umuririmbyi nyawe mubyange mubyemere, bamwita Kiss Brown wo mu Rwanda cyangwa se Alakali. Reka tumwite The Ben kirangirire ewana, musore w'ibogari kabisa ewana. Numwe mu basore kabisa b'abanyabirwi. Nawe warangije aravuga ati mu bakobwa beza b'i Rwanda dore ko muri Afurika ari n'ababa abagore beza. Garangije aravuga ngo sinshobora gutatira gakondo y'iwacu gusibye Medi wambutse, ngo reka twebwe. Ahita avuga ati nanjye mwana w'iwacu jya mu mago. Ariko se Medi wowe abafana bawe bose wabuzemo umugore n'umwe ukunda, niyo mpamvu wajya hasi? Ahubwo wowe wakurikiye ifungo mani. Bana b'i Rwanda mwikunda amafaranga kandi mwana mukunda abana yo wacu ni beza cyane rega mani.
bafite ibanga bihariye, umunsi mediri izamunanira ruzasenyuka. Sibyo mbabwiye, yagiye hanze. Basore mwubahwe, mwemwe mutatatiriye igihango, mwafashe gakondo, utazamera nka wa mukoboyi men. Yemen, mugire amahoro y'Imana. Mwari kumwe n'umuhungu wanyu bamwita Ngurugunzu, nawe yaravuze ati bana b'iwacu ntago natatira ijyango, ubundi buriya gihe nakundaga Abarundi, ariko naje gusanga ntago byavamo. Ewana, mutoto wa Rwanda ni mwiza sana, indabyo za Kigali ni nzuri sana, abakobwa beza b'i Kigali muri hehe? Ewana, mufate pisi. Ewana, mwubahwe, muri n'abahanga, muri abanyabwenge, muri n'abiza, abatoto kabisa. Usiko sasa yari mu mujyi ukabareba, urumva utangiye kujya wumva ukumva udushagara turimo turafata hano mu mutwe. N'abakobwa b'i Rwanda ni beza, ni sana kabisa. Ubundi bashyireho itegeko, urumva, bajye bashaka, umuntu ajya ashaka abashaka mwana, umva ahite yimanukira, urumva, kubera ko mani bararenze mwana, bararenze kabisa. Mani, ariko njyewe nshaka kuzabona Sharibu icyamamare kabisa, ndakwemera ndanakuba wowe kabisa. Fata peace memen. Ewana, kuri Ngurugunzu TV, aho ngaho niho dushobora kuzahurirayo igihe kimwe, isaha nazi. Ariko yago nawe urarenze mu basore kabisa, bari hanze baza bagakubita hiti. Ewana kabisa, ubundi wowe uranyemeza, urumva, uranyemeza. Umunsi tuzahura nzakugurira kamwe, mpita nongeraho nkubita double 12 umva 12 bita nkukubitira hasi. Ubundi wowe uranyemeza, sinzi uko navuga. Ubundi nko kuri anniversaire yawe akaba njye uzagufungurira imishumi y'inkweto yago, mana we, asuwe Imana yabikora koko. Kwa anniversaire yago akaba njye uzafungura iki, imishumi y'inkweto zayo, cyangwa se basi nkazihanagura.